Mwiriwe neza, ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana aho murere hose mu byo mukora, aho akazi kanyu ka buri munsi, akazi kagutunze, akazi kaguha akazi, mbese aho kuri umukata buri munsi, ndabashuhuje cyane mujye mugira akazi keza. Uyu munsi rero twatembereye mu mashyamba tubashakira akatsi bita kamaramahano. Kamaramahano ni umuti ukomeye mu buzima bwa sosiyete, aho tujya, aho tuba, mu byo dukora, mbese ni umuti ukomeye. Nimba ari ubwa mbere rero dusuye kuri channel iwacu bikora bite, akora flow, ukatubwira n'ibyo tukuganirizaho, ukareba ibiganiro byatambutse, nimba wabonamo ibyawe byagufasha muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Iwacu bikora bite rero, ni channel twiga ibimera by'iwacu, mbese iwanyu biba bikora bite, natwe iwacu twabwira uko bikora, mbese ni uburyo dusangiramo ubumenyi butandukanye hirya no hino mu turere dutandukanye, mu ntara, mbese mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuri channel ikora bite rero iwacu, kano katsi ni akatsi bita kamaramahano. Kamaramahano ni iki? Ese kamaramahano hari icyo ubiziho? Amahano ni iki? Mumanze musobanukirwe n'ibyo ari byo, n'ibyo kavura, ubashe kugira gute, ubashe gusobanukirwa. Ndabakunda cyane. Kamaramahano rero ni akatsi kakunda kugira utubabi dutoya tudashamikiyeho utundi duti, gutyo ukabona akababi kako kamwe iyo ugaciye kamarira kaba ameze nk'amata. Sikarura ni akatsi keza gakora ibitangaza byinshi, karazingura, karahumanura, mbese buri kimwe cyose karagikora, na bizinesi bateje ibibazo nako karabikora. Mukurikire iyi video murakoze. Kamaramahano rero, amahano ni iki? Tugiye gusobanura amahano y'ubwoko butandukanye. Ni gute rero gahumanura? Aka kamaramahano kavura uburozi bw'ubutamikano, buriya baba bakoroze kandi bukaryana no mu nda cyane, ariko ahagana nko mu mbavu no mu kameme. Uko ukoresha aka kamaramahano rero, ufata turiya tubabi dutoya 5 cyangwa 10, ukongeramo n'icyo bita ubuyugira, warangiza ukabiteka, ugateka agace k'agakombe k'amazi, warangiza ukajya unywaho. Kano kantu kavura bino bibyimba batega mu nda. Ibibyimba tuvuga ni kwa kundi basanga wenda ufite ikibyimba mu nda, bakibaga kikabyara ikindi, bakibaga kikabyara ikindi. Icyo gihe ntabwo aba ari ibibyimba byizanye, icyo gihe ni ibibyimba by'ibitererano. Uko bigenza rero, ufata icyo bita ubuhandanzovu n'icyo bita cyumya cyangwa igifuranindi cyangwa icyunamyi, warangiza ugashaka na kano katsi bita kamaramahano. Nyine ayo ni amahano aba yarabaye, kurogwa utazi ibyo ari byo, ejo bundi gutyo ninde, nyine ukabiteka muri bwa buryo nababwiye. Uteka igikombe cy'amazi cyangwa igice cy'igikombe cy'amazi, ukajya unywaho. Ku bantu bafite nk'ibibyimba mu nda, babaga ejo bundi kikagaruka, cyangwa ejo bundi kikagaruka, ejo bundi kikagaruka. Kamaramahano ni umuti uvura uturwara twinshi,
ariko muri make nzajya mbabwira bike bike, ntabwo byose wajya ubikora. Uburyo ushobora guhumanura bizinesi yawe cyangwa aho wakoreraga ukabona ibintu ntibicamo neza, ugasanga hari ibintu byinshi bagiye bahakorera bitari byiza. Nk'urugero, ugasanga nk'ahantu ukorera bahataye nk'ibintu bidasanzwe, ugasanga wenda nka bizinesi ukoreramo ugasanga hapfirimo nk'imbeba, ugasanga hapfirimo nk'inyoni, ugasanga hapfirimo Kamari Jose, mbese ugasanga harimo ibintu bitandukanye by'amayobera. Uko wabigenza rero, uburyo wawumanura ahantu hawe rero, ushobora kugenda ugafata ikamaramahano, ugafata n'inyabarasanya n'amababi y'umuhengeri, ukongeramo umunyu murya mu nzu, warangiza ukabivangira hamwe ugakoropa aho ngaho ukorera. Ushobora no guteramo bikagenda bivamo buhoro buhoro. Kamaramahano rero ni umuti uvura indwara nyinshi. Ushobora kuba warwaye ibintu bimeze nk'ibihumane ku mubiri bigatotomba, rero ukashaka n'akantu bita umugombe, ariko cyane cyane ku bantu bakunda kubabara mu nda kandi bakakamo umuriro, uyu muti wa kamaramahano uragerageza ukajya ubafasha. Kamaramahano ivura indwara, urabona hariho nk'abantu, nk'umuntu ushobora gukora ibintu bidakorerwa mu muryango, kwa kundi ugasanga ngo yakoze amahano, ngo wenda nkakora umwana afatwa n'imyuka mibi, yaba ari nk'amagini yatejwe n'abantu, ugasanga yakubise nk'umubyeyi cyangwa ugasanga yanamutemye. Ibyo ngibyo aba ari amahano. Icyo gihe rero ushaka icyo bita inyabutongo, ugashaka n'akano katsi bita kamaramahano, ukabikaraba mukanatera no mu rugo n'uwo muntu, mugashaka n'indi miti, ari nk'umuntu byavuyemo mukamuha akanywaho. Icyo bita kamaramahano ni umugombe. Ibyo ngibyo kuri abana bakubise iwabo, babatokesheje, cyangwa akari nko kwa kundi ujya kurugisha nk'umuvandimwe, byagerayo bikagufata ari wowe, ni gute byagenda? Ako ngako two tuzagasimbuka turakiga. Kamaramahano rero ni umuti nka kuno uba ushoboye kuba utwaye nka moto cyangwa utwaye imodoka cyangwa igare, ukanyura nko mu mudugudu urimo inkoko cyangwa kano gasimba, kuno bwoko bw'inyoni, ikintu cyose gifite amababa, ukagenda ukakigonga. Kugonga umushwi w'inkoko kirazira kikazirizwa. Iyo uwugonze n'utagiye kwivuza uragukenya byanga bikunda, kuko nta mahoro wagira. Kera bahitaga bagenda agafata kano katsi bita kamaramahano, ugashaka n'amasaka y'umutuku, amasaka y'umutuku ukavangamo n'akandi bita icyoganyanja, akanywaho, akanakaraba, agatera no kuri icyo kinyabiziga ariho, kuko iyo utinze byanga bikunda biragukenya pe. Rero kamaramahano ni amahano nyine. Turimo turiga mbese ikintu wakora kitari cyiza kandi gishobora kukugiraho ingaruka, icyo bita kamaramahano. Hari ukuntu iyo ari wenda nk'umumama cyangwa umupapa washarije nk'umugore, iyo bibaye byiza, iyo hari nk'umuntu mukuru uvuye mu muryango, yaba ari umupapa yaba ari umumama agasaza, kirazira guhura n'undi mugore utari wanywa umuti, kuko ujya mu mugore ntabwo aba yakavuye mu muryango n'ubundi. Kera rero
bafataga ibi nyine ni amahano aba yabaye, umubyeyi yagiye asize abana, umubyeyi yagiye asize nyine mvugo muri rusange ababyeyi. Ko ubigenza rero ufata kano katsi bita kamaramahano, ugashaka n'akandi bita mukuru. Wewe umugabo cyangwa umugore ntugakore ibyo bintu, kuko nimba ubikoze yasize abana mu rugo, byaba ari umumama cyangwa umupapa, byanga bikunda hari imbaraga zibagarukira. Nyine nubwo bavuga ngo kiliziya ko kirazira, ariko umuco ni umuco, niyo mpamvu tugomba kuwusigasira. Hari impamvu kera bavuga ngo kirazira, bino kirazira, bino birazira. Hari ibyo dukora bikatugiraho ingaruka, aho tunyura byose bikatugiraho ingaruka kuko tutumviye. None se iyo umaze guhura n'uwo mugore cyangwa uwo mugabo, nimba wari ufite bizinesi biratangira igahomba, nimba muri baba ahantu bari bakomeye bigatangira igahomba, umva ugasanga mu rugo ni ibibazo gusa, ukibaza ahantu biturutse bikagucanga. Ariko basi niyo ugiye gukora ibyo bintu, kuko umubiri uragora, fata umuti ukarabe, ntiwinjire mu buriri bwawe utakarabye umuti. Nyine waciye umugore wawe inyuma, ntabwo wari umugore isezerano wazanye se, nubwo wabikora ntacyo bitwaye pe, ngiye si bindeba ibyo sinanabyinjiramo, ariko ingaruka yabyo niyo mbi tuba tuvuga. Ariho ugenda ukamuca inyuma, umugore akabimenya, wajya kumuca inyuma uri umugabo ukayica umugore wawe inyuma bakagufatirayo. Basi please, nimba umugabo runaka agusayidiye muri ibyo bintu, uzirinde kumufatira kuko afite umuryango. Niba wa mugabo we ufatiriye umugore w'abandi kugira ngo umwigarure, ukamubuza undi mugabo yishakiye, ibyo ntabwo aba ari byo. Basi mujye muhora, ariko byo kumufatira umwigarurira, ejo bundi umusenyera urugo, ejo bundi uramutaye, asize abana, asize umugabo, asize umugore, oya, ibyo ntabwo aba ari byo, nayo ni amahano. Niyo mpamvu rero utagombye korana n'undi mugore wawe, ibyo ngibyo utari wabikuraho, ntabwo aba ari byiza, bisenya ingo. Rwa rugo rwari rukomeye, rwa rugo rwari rufite ibintu, rwa rugo rwari rufite iterambere, uratangiye urasinze, baragiye bagucuritsa umutima no kwitekerezaho no kwifurira, ugasanga uri umuntu wari ukomeye, uri umuntu mbese wubashywe muri sosiyete, bagasanga uri wa muntu none uciritse inyuma y'abandi. Mwajye mwiyubaha. Baciye umugani abanyarwanda cyangwa n'ahandi hose muri ngo umugabo arigira yakibura agapfa. Mujye mwiyubaha rero aho muri hose, niyo mpamvu twiga. Rero kamaramahano ikora ayo mahano yose yagiye aba. Niba warabikoze fata kamaramahano, ariko kirazira kamaramahano kuyitera ku buriri wararanyeho n'undi mugabo utari uwawe, kuko n'umugabo wawe amenye ko ibyo bintu bikoze, ko wararanye n'undi muntu utari umuntu w'umutware wawe cyangwa umugore wawe, akawutera ku muriri, byanga bikunda ibi bintu birabakenya nabyo. Kamaramahano ntawe upfa kuyitera ahantu, ubitera ahantu ari uko twakubwiye uko ubikoresha, kuko nayo iyo byanze bikunda umwe biramukenya. Niyo mpamvu bitemewe, nimba ukoze ibyo bintu ntuzabikore ku buriri bw'umugore cyangwa ku buriri bw'umugabo, ni ahantu haba hubashywe. Rero ibimera by'iwacu bivura ibintu byinshi byinshi byinshi, ariko ayo mahano agiye aba yose ni ukujya tugira gute twiga, mbese ni gute. Hariho n'ukuntu bateza nk'ibintu by'irari mu mubiri w'umuntu, aho ufite nk'umwana w'umukobwa, uri umugabo uri aho ngaho udafite iyo biva n'iyo bigana, ugasanga uramurarikiye, ugasanga uraranye nawe. Ibyo ngibyo utari wabyumva azabyumva, uwari wabibonye yarabibonye, ariko ifitiye kamaramahano warangiza ukanywaho, n'uwo munwa bisange mukanywaho, ayo mahano agomba kuvaho bikarangira, ariko mugashaka n'igubyo kugira bitazongera kugaruka bizonga umuryango.
Kamaramahano iyo hari nk'umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu upfuye atari yabyara, icyo gihe aba ari amahano. Bavuga ko babahambana ngo ikara, ariko ikara gusa ntibiba bihagije. Icyo gihe iyo bibaye byiza umuhambana n'intobo, intobo kugira ngo batazagira indi mihango abarozi bakoreraho, baroga abandi bantu bapfuye, kugira ngo bataroga abandi bantu bagapfa nabo badashatse, aho bakunda kuzingira abantu. Nabyo ibyo bintu nayo ushobora gukoresha muri izo sisiteme. Noneho ahantu yararaga mukatira icyo bita umuhanga, ugahangamura ibyo bintu biba byabaye muri urwo rugo. Kamaramahano rero ivura ibintu byinshi cyane. Hariho nk'ukuntu nka gutya mbana, urabona nk'ukuntu ushaka nko kuroga umuntu w'ahandi hantu utari wo mu muryango wawe, noneho waba ufite nk'ibyo biryo cyangwa iyo nzoga, ugasanga nk'umutwaro wawe araje ayinyweyeho arapfuye, cyangwa umwana wawe cyangwa umwuzukuru wawe ugasanga araje abinyweyeho arapfuye, ayo nayo ni amahano. Ese ibyo ngibyo byo babigangahura gute? Uko babigangahura rero, iyo utavuwe muri ubwo buryo, nawe uyu muti nzababwira mubwira uburyo bakangahura urwo rugo. Iyo wiciye umuntu ubundi kirazira, ariko reka mbibabwire bive mu nzira. Ufata icyo bita igubyo, wamara gufata igubyo ugafata n'akano katsi bita kamaramahano, ugafata n'umuhanga n'icyo bita umugombe na kinuka n'umusendabazimu, ukabisekurira hamwe mugakoropa mu nzu, mwarangiza mukanacanamo umunyu n'amababi y'amakoma, amashara, mukatwika nko mu mbabura bikanyanyagira mu nzu. Icyo gihe muri urwo rugo rwabayemo amahano ameze gutyo, ukica umugabo cyangwa umugore cyangwa umwana cyangwa umwuzukuru, byakozwe muri ubwo buryo. Amahano ariho nk'abantu mwe rero, imiti iriho, nuko umuntu abura umwanya wo kubibagezaho, ariko sometime nimbona umwanya hakuna shida kabisa, ngewe nzabagezaho utuntu n'utundi. Kuri channel iwacu bikora bite rero? Twigaho ibintu byinshi, kandi kamaramahano ushobora no kuyikoresha mu kugangahura ahantu inkuba yakubise. Nabyo abantu benshi bakunda kubimbaza. Ushobora gufata umugombe, warangiza ugafata kamaramahano, ugashaka n'iryo gubyo. Igubyo naryo nkunda kurivugaho cyane, n'umuhanga. Bamara gufata umuhanga, ufata n'inyabarasanya n'ifu y'ubugari, ahantu inkuba yakubise mu rugo igatwika nk'ibintu. Ni gutyo bagangahura ukoresheje uyu muti. Hari imiti myinshi bakoresha, ariko ubwo buryo nabwo buroroshye cyane mu kugira gute, mu kwivura izo ndwara zose z'amayobera. Kamaramahano rero dukunda kuyivurisha no mu bitegano, kwa kundi n'umugabo no gutegano ugashaka inyabarasanya n'umuhanga, ukavangamo kamaramahano ukisiga ahantu hakurya, ukagenda wivura ibyo bitegano. Nabyo nabonye bigerageza. Kamaramahano rero ni umuti uba muri sosiyete, aho murereye hose mujye mutubwira, mbese mwebwe muwita ngo iki, ukora iki? Mu buryo twiga ibimera bitandukanye mu buzima bwacu. Kamaramahano rero hari n'ibindi bintu rero bikunda kubaho, nka kurya ukaba ufite nk'umwana mutoya, kwa kundi umuntu avuka afite umwana yarangiza agapfa atari yanamwosa. Iyi kamaramahano rero urayifata, warangiza ukagenda ugashaka icyo bita n'umudasama, warangiza
ukagenda ukabiteka ukanywa nk'utuyiko nka 3 kugira ngo ukure ayo mahano yabaye, kugira ngo umwana undi uzaza basi azagira amahoro. Ariho n'abandi bantu upfishije umwana wa mbere, umwana wa kabiri, umwana wa gatatu, umwana wa kane, uko byaye bapfa kandi batari bamara n'ukwezi cyangwa amezi 2. Iyi kamaramahano iyo uyikoresheje mu rugo muri ubwo buryo twavuze, ukawufata kamaramahano n'umuhanga n'igubyo n'umudasama, warangiza ukabikaraba ukabaho n'umugabo wawe mwese mu rugo, ayo mahano yose yabaga mu rugo aragenda akagabanyuka agashirayo. Kamaramahano rero ni ibintu byinshi, igira ibice 5 ubundi, ariko mbayitemo byiza uburyo umuntu ashobora kujya gukubagana ahantu yarangiza agatutumbaho ibintu, nawe ni umuti uri inyuma. Bakabyita ngo ni umwana wapfuye, ngo sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda, ariko uwo muti nawo ugangahura izo ndwara mwandurira iyo ngiyo. Ariko kambareke ndabakunda, ko nzabakunda, icyo nzageraho cyose mbona kizafasha sosiyete, nta kibazo rwose turi kumwe. Kandi mujye mugira courage, mugira courage mu buryo bwo kwivuza. Umunyarwanda yaravuze ngo yagukanze ntibinturo, buriya hari icyo babivugiye, kuko iyo ubonye ikintu ubwa mbere ubwa kabiri kuko n'ubwa gatatu uvuga ati byanga bikunda biraba. Ariko mujye mugira courage, turebe ko twagira tuva naho tujya, dusigasira ibimera. Uramenye ntukayipfa kurandura ibimera, igito kibone cyose ugiteme, oya, tugomba kukibungabunga kuko ni umuti ukomeye,